gushyira akanyenyeri 8 akanyenyeri ntangiza akanyenyeri nkurikiza 8 umaze kwandika akanyenyeri 182 nabishoje rwose ngo shyira akanyenyeri 8 akanyenyeri 8 shyira akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri andika 6 2 andika 3 2 buretse gato 3 yego ngashyiraho amazeru 2 akanyenyeri andika 49 andika 5 3 akanyenyeri yego gushyiraho ya pini yawe twari tugiye gufungura umuntu aramutse akugiriye icyizere akagufungurira simukadi yawe warangiza ugacekinga balance yawe ugasanga amafaranga yakugezaho wabasha kuyasubiza nta kibazo exactly nese nakanga ko nari umujura se ngewe nayasubiza yego wacyamusubiza nta kibazo nayasubiza kabisa urakoze cyane iyi telefoni yawe twaguhamagariho ni amatushe cyangwa ni smartphone tubanza tugufungurire telefoni yanjye ni amatushe ni ka Tecno k'amatushe urakoze cyane niba ari amatushe gutya turi kuvugana urandikamo akanyenyeri 182 tubanza tugufungurire akanyenyeri 182 yego ariko gutya turi kuvugana nyine okay ntacyo nabitangiye byandike muri telefoni kuvugiraho kayishema ndi kubikora rwose mumbwire nakubwira muri telefoni kuvugiraho ni wandikemo akanyenyeri 182 niho nabyanditse 182 no telefoni watubeka amatushe ba smartphone se buryo bikora nta muntu wumva cyane mashini yo ntabwo tuba tubiri kuri mashini turi kubikora rero nizere ko rero nta yandi mafaranga ukicara bigateza ikibazo nari nyafite mani wari ufiteho wangahe sundi kugira ariko nari nyafiteho tu niba rero muri kumfungishiriza konte ntabwo uri kubona ko simukadi yawe bayikoranye none se wayobereje hangahe mani 48,500 48,500 ntabwo uri kubona message kandebe neza message ko nari kuyibona se nohereje umuntu ibihumbi 5 mu kanya niyo ndi kubona yone ni 48,000 n'amafaranga 500 ntabwo uri kubona message ko narayibona mwana ntabwo wari wayibona message ndayibona reba neza message yaje ndi kubona imbwira ko ngo iyo account ngo block by blocked iyo kuyibloka nyibonye nona ifunze nona ndi kubona message imbwira ko bayihagaritse nyibonye nona bayihagaritse nona nta kibazo nyine nanjye akabikurikirana ndebe ko ari cyo bafasha ariko nawe nibaguhamagara basobanurire ubabwire ko amafaranga yakugezeho utarubiye none se ndababwira yuko ari nde wayifunze man ni MTN nimwe muyifungishije none se ntabwo wabonye message Alex Mutabazi ukora kuri MTN se yenda umwagenti ngewe ukorera he hano mu karere ka Nyamasheke none se ngewe uza ahantu ndi ubu ngubu yenda blinda ahantu uri wowe uri mu kahe karere ngewe ndi Muhanga uri Muhanga muri MTN se ntabwo baguhamagaye wowe ntabwo barampamagara akanya mpamagara aribwo mbona izi message pe ya blocked nta kibazo reka nanjye niyambaze muri MTN ngewe none se barayifungura bigenze bite nyine wowe nibaguhamagara baragusobanurira bakubwira ko bimeze hanyuma bayagufungurire sibyo mana ari wowe uyifungishije nyine wowe bahamagare cyangwa wowe nibaguhamagara kuko n'ubundi bari basabye nimero amafaranga yabeyeho nibaguhamagara wowe basobanurire ubabwire ko amafaranga nyine utaruzi ko yagiyeho sawa wayohereje yose guys aba nabateka mutwe bampamagaye nahise mbarikodinga
ambwiye ko ngo bagiye kumpamagara bambwira ko amafaranga yayobye akanimero k'itekamutwe akoresheje niko gahise kongera kakampamagara reka nako nkitabe twumve aba bajura bari buntuka adende mwitegure ko ari buntuka ibitutsi bibi cyane bibi ndabizi so anyway ariko murabyihangana reka mwakire kuri nimero ndamunogaje. Allo wiyaro ikaze ku muyoboro wa MTN Rwanda mwiriwe neza. Mwiriwe. Yego nitwa Iradukunda Adeline nkorera service ntanyarutarama ni kuri MTN bahamagaye. Ndavugana nandi amazina yanyu ku muyoboro wacu. Na Kayishema Jean Baptiste. Kayishema mwaramutse neza. Mwaramutse. Bakoze kwitaba ku muyoboro wacu Kayishema. No kuvuga ati ngo tuguhamagaye mu gikorwa cy'umwagenti wacu duhamagaye mu kanya gashize. Akorera he? Atumenyesheje ko mugiranye ikibazo cy'amafaranga arakuyorejeho. Uwo mu agent ngo akorera he ko nahamagaye n'aba agent babiri? Gerute? Ndamenye mu agent ukorera he mpamagaye n'aba agent babiri mbere yuko mumpamagara bambwira ko ngo banyoreje amafaranga. Akorera Nyamasheke, akorera Nyamasheke. Akorera Nyamasheke? Yego, akimara kubitubwira duhagarika mobile money yanyu. Kayishema turagushishikariza kuzatwegera ku ishami rikwegeye nyuma y'iminsi 30 uri kumwe n'ura mwegenti mufite n'ibyangombwa bibaranga tubashe kubafungura simukade zanyu muhibereye. Kayishema hari ikindi kibazo tuje ku muyoboro wacu wahita ntega nkaza se kugira ngo mumfungurire konti ko narindi kuyikoresha uri kuyikoresha no kuvuga ati ngo mbere yuko duhagarika simukade yawe ya mobile money uriya mwagenti twatugeza guhamagara yampamagaye ariko aba agent muri no minsi hari ukuntu abantu bita aba agent bakadutuburira. Urabizi biriya abatubuzi bariho ariko nta mutubuzi wahagarika simukade yawe. Ubushobozi bw'ibyo MTN dufite. Nyine hari ukuntu wenda utubwira ngo bagize ugasanga wenda babeshyeye MTN. Ntabwo wabonye ubutumwa bw'uko bwa simukade yawe yahagaze yabaye boroke? Nabonye. Ntabwo wabonye? Nabonye. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ati ngo mbere yuko duhagarika simukade yawe hari amafaranga yarasagajeho akenera mbere y'iyo minsi 30. Wowe ufite amafaranga yahagashije Yena ifite amafaranga 62 kandi mukanya nishyuyeho umuntu ibihumbi kandebe nishyuye 5,000 ngura n'umuriro w'ibihumbi 3 ubwo rero mu by'ukuri ntabwo nibuka yari yasigayeho. Wabyose mwirangahe? Ngiye mbere nayo ifite 64 nishyuraho umuntu ibihumbi 5 ngura n'umuriro w'ibihumbi 3. Ugura umuriro w'ibihumbi 5? Oya 5 nibyo nishyuye. Yego ugura n'umuriro w'ibihumbi 3. Ibihumbi 3. Urakoze cyane. No kuvuga ati ngo uri mu karere? Ngiye ndi Muhanga tu. Ariko mu karere ka Muhanga. No kuvuga ati Kayishema kano kanya umuntu aramutse akugiriye icyizere akagufungurira simukadi yawe. Warangiza ugacekinga balance yawe urasanga amafaranga yakugezaho wabasha kuyasubiza nta kibazo? Ya exactly. Nese nakanga ko nari umujura se ngewe nayasubiza. Yego cyamusubiza nta kibazo. Nayasubiza kabisa. Urakoze cyane. Iyi telefone yawe twaguhamagariho na matushe cyangwa ni smartphone tubanze tugufungurire? Telefone yanjye na amatushe ni ka Tecno k'amatushe. Urakoze cyane. Niba ari amatushe gutya turi kuvugana urandikamo akanyenyeri 182 tubanze tugufungurire. Akanyenyeri 182. Yego ariko gutya turi kuvugana nyine. Eko ntacyo nabitangiye. Byandike muri telefone kuvugiraho Kayishema. Ndi kubikora rwose mumbwire. Nakubwira muri telefone kuvugiraho ni wandikemo akanyenyeri 182. Niho nabyanditse 182. No se telefone watubeka amatushe ba smartphone se ko bikora nta umuntu wumva cyane machine yo ntabwo tuba tubiriza kuri machine turi kubikora. Siko ndi gukora ibyo mumbwiye ndabigenza gute? Muri telefone yekanda akanyenyeri gutya turi kuvugana. Tutubwiye kana amatushe se? Yego. Tutubwiye kana amatushe? Iyi turi kuvuganiraho se? Yego. Telefone turi kuvuganiraho ni smartphone. Ni smartphone. Ngaho se akanyenyeri 8. Akanyenyeri ntangiza akanyenyeri nkurikizo 8. Umaze kwandika akanyenyeri 182. Nabishoje rwose. Ngo shyira akanyenyeri 8. Akanyenyeri 8. Shyira akanyenyeri 1. Akanyenyeri 1. Akanyenyeri. Akanyenyeri. Andika 6 ebyiri. 6 ebyiri. Andika 3 ebyiri.
gatatu uretse gato gatatu ebyiri yego nkabashyiraho amazeru abiri amazeru abiri akanyenyeri andika 49 andika 5 eshatu akanyenyeri yego gushyiraho ya pini yawe twari twakwereka tugiye gufungura pini yanjye nyibabwire pini maze kwishyiraho yego ndabashyiraho urwego yego niba amaze gushyiraho urwego ukora kuri Yesu weneze ku isi mukadi yawe twaguhamagayeho kuri iyi turi kurwaniraho yego gukora kuri Yesu wiyemezaho nyine okay Hello? Kayishema oui none kutiri kubasha kubihamagara utasizeho urwego ndabona nari nibeshye pina aho none se kandebe ko ndi kumva uri umugore yego warize umva Kayishema uramutse warize ukaba uri umugore uri gukora ibi bintu waba uri ikigoryi pe utubwiye gute njye muri kuvugana urumva yego ubu ngubu nakuri kodinze iri jwi ryawe uraryumva ku karubanda ariko ikibaje si ukuryumva ku karubanda ndi kumva uri umugore niba uri umukobwa n'iryo bandi ry'umuhungu mukorana barakoheje wakaba uzunguza agataro nk'abandi bagore ugatera imbere none wirirwa muri ibi bintu ubuse shawo guys so abantu nganire nabo ndabona iminota 10 igezemo murabona ko ahisa nkupa nyine ahisa nkupa urumva rino jwi muraryihanganira nindi kuri koresha computer noneho bano bantu ahantu babera ibigoryi bibi cyane by'ibigoryi ubona ko bitana sinzi niba hari n'abantu byiba rwose n'abantu mwibwa n'ibi bicucu birababaje cyane ruvuga ngo arambwira ngo umukozi wa MTN akampamagaza nimero ya Tigo niyo twavuganaga reka mite mbabwira nimero ya twavuganiragaho guys niba yaranabahamagaye ni Fortnite sinzi ukuntu okay kandebe nahamagarwaga na nimero 0728375031 niyo nimero twavuganaga imbwira yuko ari umukozi wa MTN Service Center Nyarutarama umpamagaye mu gihe nimero ya kigo ry'iki gihungu kindi bakorana ya mbere ari 07 byose biba biri gukoresha nimero za Tigo ababatindi 0768885559 umva igicucu ngo ni ikigoryi iki ngo ni umu agent ngo wa MTN kigukoresha nimero ya Tigo ningirwa mugore impamagaye ya nyuma nayo ibiri guteka umutwe gutya nayo cyane Imana imbabare cyakora ndatukanye yakoreshaga nimero ya iramba bwiharuguru nayo ni Tigo bose guys rubyiruko muracyari bato yego ntago byoroshye muri no minsi ubushakashatsi bwagaragaje yuko abashomera ari benshi cyane abarenga miliyoni enye bari kuvuga ubushakashatsi buragaragaza ko bari mu bukene ariko ubukene bwaza ntimugateka imitwe gutya kuko ibintu ntago byakora mu Rwanda ntago bya working guys abanyarwanda benshi bacanye ku maso ntago wagira utuntu dukiye ufite ngo ujye kwirirwa urangaye injiji nkiza barizo zitukuryaho amayinite yanyu niba mwamamagaje amayinite aragiye kandi ayo mayinite wakaba yo none yahamagaza yashakamo akazi urimo yatekesha imitwe so guys come on nuko meze rero ubwo nizere ko abantu mwese mukomeze kugenda mutuburirwa mukomeze kugenda mumenye uburyo mubikurikirana